Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane kubw'igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Ni GATERA JOSE guturuka muri Philadelifia. Ndashimira Imana y'amahoro kubwo yaturinze. Imana yabanye natwe, Imana yabanye natwe, Imana iraturinda, iba mu ruhande rwacu. Ndayishimiye kubw'iyo neza yayo n'urukundo rwayo rutarondoreka. Niyo kwizerwa, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'imbabazi, Imana ihabwa icyubahiro. Rero nje kukubwira ngo Imana irazirikana, Imana irazirikana, Imana irazirikana. Jya ukorera Imana n'umutima umwe, jya ukizwa, ugira ibintu ureka, ugira ibintu uzibukira, kubera ko Imana irazirikana. Irazirikana, izabizirikana. Intambwe yose wateye uyisanga, intambwe yose wateye uhinduka, ntabwo izapfa ubusa. Imana irazirikana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twabonye gukora kw'Imana, ibyo tuvuga turabizi. Twagiye tubona Imana izirikana imirimo twagiye dukora. Mu guhamagarwa kwacu hari ibintu twabagamo, hanyuma dusanga atari inyungu mu murimo w'Imana. Turazibukira, turabireka, dukurikira Yesu. Ku bwa Kristo hari ibintu byinshi twaretse biba igihombo. Rero ibyo Imana irabizirikana, ikabimenya, ikamenya ko hari ibyo waretse ku bwayo, hari ibyo waretse ku bwayo, hari ibyo waretse. Wararetse ubujura, wararetse ubusambanyi, wararetse kubeshya, wararetse guhuguza, wararetse ruswa. Ibintu byose wagiye ureka ku bwa Kristo, uzabigororerwa, uzahabwa ingororano zabyo. Nje kukubwira rero ngo Imana irazirikana. Ujye ukorera Imana unezerewe, ujye ukorera Imana wishimye. Imana dukorera irazirikana. Iki ni igitondo rero cyo kuzirikanwa n'Imana. Wowe uri kunkurikira, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Reka dutangire dusenga Imana, ariko ubanze ubyumve ngo Imana dusenga irazirikana. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, Mana yo rukundo, Mana yo kwiringirwa, urazirikana Kristo, ugira neza, urashoboye. Uri Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Nsengeye iki kirere kugira ngo ukeze. Nirukanye imbaraga z'abagome, nirukanye imbaraga z'abakonikoni, imyuka yose itavuga Imana, Uwiteka ayibangamire. Amaraso ya Kristo, umuriro w'Imana utwika ukongore, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Nguhaye karibu n'ikaze, Mana uze ubane natwe, uze utwiyereke, uze ube mu ruhande rwacu. Nguhaye karibu Kristo, nguhaye ikaze mu mitima yacu, udusure, uvugane natwe. Hagira umuntu ukira, hagira umuntu ubona ukuboko kwawe, hagira umuntu uzirikana muri iki gitondo, hagira umuntu uzirikana Kristo. Ineza yawe igaragare kuri buri wese. Duheje imbaraga zose z'abarozi n'abakonikoni. Amaraso ya Kristo azunguruka ubwoko bwawe kugira ngo ijambo ryawe ribashe gusohoza ikirizanye. Urakoze Mana, cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Nari nkubwiye ngo Imana irazirikana. Ni GATERA JOSE nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelifia. Yego, Imana irazirikana, Imana irazirikana rwose. Ushobora kuzabana n'umuntu ukanamufasha, ukamugirira neza, akanibagirwa. Birashoboka akibagirwa, ariko Imana ntabwo ijya yibagirwa. Umurimo wose twakoze tuwukoranye urukundo, tuzawuhererwa ingororano. Imirimo yose twakoze, ibyo twakoze tubikoranye urukundo, tuzahabwa ingororano zabyo. Nje kukubwira rero ngo ugire umwete wo kumvira Imana no kuyikorera, no guca bugufi, no gukorana imbaraga zawe zose. Ugifite uburyo, hakiri kare, hakiri ku manywa, ugira umwete wo kubana n'Imana, hanyuma no kubana n'abantu bayo. Imana irazirikana rwose imirimo wakoze, agakiza wakomeje, abantu wabwirije, abantu wafashije, abantu wagiriye inama ugahugura, ukababwira, ukabereka inzira nziza. Ibyo byose uzabihererwa ingororano
kubera yuko Imana yacu igira ite irazirikana ishyaka ufite mu mutima wawe ryo gukora ibyiza uzabihererwa ingororano. Rero intambwe wateye ukajya mu mazi menshi, ntiwite kuko ubona ngo hari abantu benshi bakunda kuvuga ati yewe kuva nanakizwa mbona byose ari hahandi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari hahandi. Imana irazirikana, agakiza wahawe kabamo byose, ukiri kuri iyi si uzakubirwa inshuro 100 kandi nyuma ubone n'ubugingo buhoraho. Rero kuva wakirijwe ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nagushishikariza kugira ngo ukomerere mu Mana. Bibazo ntibigutera ubwoba, ntambara ucamo, indwara uhura nazo, ariko Kristo aranakiza n'umubiri n'ubugingo. Rero nimureke dukomere ku Mana yacu. Mana yacu irazirikana, mw'abantu b'Imana mwe, mw'abakristo mwe, mwese abarushye n'abaremerewe, yaravuze ngo nimuze munsange ndabaruhura. Mana yacu iraruhura, igira neza, twarayibonye, irashoboye, nikaruhura. Rero nje kukubwira ngo Imana irazirikana. Reka dusomere ino jambo riri mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 3. Bibiliya iravuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Murongo wa 4, Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Imana itugirire neza. Ngo Imana ibonye yuko atambikishwa no kubireba, atambitse, ahinduye inzira. Gutambika niki? Ni ukuvuga ngo wari mu nzira uyivuyemo, hari aho warebaga urahindukiye. Kenshi bakunda kuvuga ngo aratambitse. N'Imana yatambikishije Abisirayeli, bari bamaze igihe bazunguruka, ngo hanyuma iravuga ngo igihe mwazungurukiye umusozi kirahagije, ngo irababwira ngo nimutambike, cyangwa uyu munsi ngo Imana igutambikishe nawe, gutambikishe mu nzira wanyuragamo, kuko Imana ijya ibikora. Niba abantu babikora, Imana yibikora kurushaho. Icyazana ngo nawe uyu munsi Imana igutambikishe aho wazamukaga, aho wari uterera hakuvuna, inzira wagendaga ukabona yakubanye ndende. Icyama uyu munsi nawe Imana iguhe gutambika, ugere aho wajyaga, ugere ku cyo washakaga, ugere ku mugambi w'Imana, ugere ku cy'Imana igushakaho, kuko ijya ibikora. Yatambikishije Abisirayeli, bari bazungurutse umusozi igihe kirekire, iravuga ngo igihe mwazungurukiye kirahagije, nimutambike. Ngo baracyamika, baratambika. Se iyo umuntu atambitse aba ahiniye bugufi. Imana iguhe guhinira bugufi. Igihe wagendeye kirahagije, Imana iguhe guhinira bugufi. Igihe wazungurukiye kirahagije. Imana ikugirire neza muri iki gitondo, uhure n'Imana igucyamikishe inzira yakubanye ndende, ushomeri bwabaye burebure, gutinda ku musozi w'urubyaro, Imana igutambikishe. Rero Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abonye Mose ko Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati mu gihuru, iti Mose, aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yifuka mu maso, kuko
atinye kureba Imana, atinye kureba Imana imbona nkubone. Yumvaga bitamukwiriye, yumvaga atari ibye. Bivuga ngo impamvu yifite no maso yari agifite ubwoba bw'Imana. Hari abantu batakigira n'ubwoba bw'Imana pe, rwose akava mu bye kigendera akaza akajya afata mikoro akajya kuruhimba akaririmba, kandi hari ibintu avuyemo, hari ibintu avuyemo, yatukanye, yabeshye, yariye ruswa, yesikorotse, yarangiza akavuga ati nimufate Bibiliya dusoma. Hari abantu barahari batagitinya, ariko abo nabo bazabona ishyano ku munsi w'amateka. Imana izababwira ngo nimugende mwa nkozi z'ibibi mwe, ntago nigeze mbabona. Ariko Bibiliya yavuze ngo Mose yipfuka mu maso, aratinya, aravuga ati ayiwe mbonye ishyano, mbonye Imana. Yumvaga atizeye kuko yaranamubwiye ngo nakweture, kuko ahahagaze arahera. Nujya hera jya ukwetura, nujya hera jya ukaraba, nujya hera jya ukuramo ibintu byose byakubangamira. Nujya hera, nujya imbere y'Imana jya ureba ukuntu wiyeza, wihuze n'Imana. Imana irahari kandi ni urukundo. Imana ikunda abera, ikunda abantu bakijijwe. Y'abantu bakijijwe Imana irabakunda, ikabazirikana, ikabibuka. Imana itugirire neza. Iki rero ni igihe ngo Mose uyu nguyu yari yaraturutse muri Egiputa. Bibiliya yavuze ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Impamvu yari imubonekeye n'iki? Mose yari yaravuye muri Egiputa, igihe Abisirayeli babaga muri Egiputa, we yavuyeyo mbere, ngo yavuye ahunga aragenda. Cyakora ngo baramubwira bati nimumureke, baravuga bati nimumureke agende, n'ubundi azagwa mu butayu. Hari ahantu bari bamutegeye, azicwa n'inzoka z'ubumara. Buriya nawe hari ahantu bajya bagutegera. Tumurebe bwo abonye akazi ko atazagwa, tumubonye bwo abonye urugo ko azongera gusenga. Hari ahantu nawe bagutegera, ariko si we wenyine, nawe igihe cye baramuteze, baramutega. Turebe bwo abyaye ko azongera gushaka Imana, turebe bwo abonye umugabo ko azongera kwibuka gusenga. Ari ahantu bagenda bategera abantu b'Imana. Rero iki gihe Mose ngo yari avuye muri Egiputa, agenda bavuze ngo azicwa n'inzoka z'ubumara, cyangwa se ngo izuba ryo mu butayu. Hari ahantu bari bazi ko ashobora kugwa, ariko reka nkubwire, Imana irazirikana. Imana irazirikana, kuko impamvu mbikubwiye ngo Imana irazirikana, Imana yarinze Mose, ntiyigeze agwa mu butayu. Ntabwo yigeze agwa mu butayu. Kubera iki? Imana yarazirikanye. Yibuka igihe yari kwa Farawo, igihe yari yararerewe kwa Farawo, igihe umukobwa wa Farawo yari yaramutoraguye mu rufunzo cyangwa se mu ruzi. Murabizi ko yaramutwaye, ngo aravuga ngo niboneye umwana, aramujyana amurerera kwa se mu rugo rwe. Abaho neza, birumvikana ko yari ibwami, arya neza, ararerwa neza. Hanyuma ariko ngo akura amenya neza ko atari umwana w'umwuzukuru, atari umwuzukuru wo kwa Farawo. Amenya amakuru yabe wabo, ngo aravuga ngo ntabwo nakomeza kuba muri ubu buzima bene wacu bari kurengana. Kubera iryo shyaka ryiza, kubera uwo mutima mwiza, kubera icyo gikorwa cyiza, Imana irabizirikana. Reka nkubwire, Imana irazirikana. Imana irabizirikana, irinda Mose, imurindira mu rufunzo. Birumvikana ko n'inyamaswa yo mu mazi yari kumurya, irongera imurindira mu rugo rwa Farawo. Imana irazirikana. Hanyuma ngo ageze muri bene wabo, yaranga, yabaye inkuru ndende, aza kuva kwa Farawo, bamwinginga bati ibyo ni ibiki? Ninde ukugira iyo nama? Ibintu ryemwe ntabwo ari byo, wafashe umugambi wabitekerejeho. Nkuko nawe bajya bakubwira ati ariko ubundi ubwo inzoga zivuyeho, wabitekerejeho. Ibyo bintu uretse wabitekerejeho, ariko nukuri numara guhitamo neza, numara kumenya ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, ukamenya iby'iyi nzira, ntuzayivemo. Ufata umwanzuro. Imana irazirikana. Imana itanga ingororano. Imana itanga ingororano z'abayikoreye, z'abakijijwe. Rero ngo Mose afata umwanzuro, aragenda, ajya muri Egiputa, ava mu rugo rwa Farawo, ajya i Goshene, aho Abisirayeli bandi bari. Yemera kubabarana nabo, kandi ngo arakomeza agira ishyaka, aza kwica umunyegiputa amuhoye ibyo abona, yanga kwirengagiza
yanga kubihisha amaso, umubabaro uramwica, ishyari riraza. Jya ugira ishyari ryiza ry'umurimo w'Imana, jya ugira ishyari rya mwene so. Wumva nubona arwaye, nubona ari mu kibazo, wumva hari ikintu wakora, Imana irabizirikana. Ntabwo imirimo myiza ukora Imana ishobora kuyireka, ntabwo bishoboka. Mose yahagurutse atyo aragenda, amare kugenda baravuga ngo nimumureke bavemo, mwikwirirwa mumwica, izuba rizamwicira, inzoka z'ubumara zizamwica. Bagiye bamutega imitego bazi ko hariya azagwamo, ariko kubw'amaboko y'Imana. Njya nibuka ijambo ry'Imana Ezira ngo ave i Babuloni, umwami waho yamuhaye amaturo n'ibitambo byo kujya gutambira Imana i Yerusalemu. Hanyuma ariko ngo aranamubwira ati reka tuguhe ingabo ziguherekeza, kuko mu nzira ushobora kuzahura n'ikibazo. Ezira ngo aranga, aravuga ati rwose nimwirorerere, amaboko y'Imana yacu arihagije kubayishaka, amaboko yacu y'Imana yacu arihagije kubayikorera, kubayisenga. Ngo yanga ingabo zimuherekeza, nyamara bari bashatse kumuha ingabo kuko yari ajyanye ibintu byinshi biremereye by'agaciro. Ariko ageze mu nzira ngo zirahasanga ikibazo, sanga hari ingabo zihabategeye. Ngo bagize ikibazo, arabatinda bigenzana. Aba bantu uko nabahamirije ko amaboko y'Imana yacu yihagije, none nkaba mbona duhuye n'ibidutangira. Rero nje kukubwira ngo ushobora kuzahura n'ikintu kikagutangira kandi uri umukirisitu. Shitani agatega umutego wo gutinda gushaka, ukabona imyaka ibaye 40, ukabona ibaye 45, cyo gihe ntuzabivemo. Saririmba muririmbyi w'108 uvuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza gupfa. Uzahere kuyiririmba, uririmba uwo muririmbyi w'108 uvuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe kugeza gupfa kwanjye. Hanyuma ngo Ezira we aragira ati, aravuga ati turabigenza dute? Ngo atangira gushaka icyo gukora. Nugera mu nzira ukabona Kristo wahamije, ukabona ibibazo biragusatiriye, ukabona hari imbaraga zishaka kugukura mu gakiza, jya banza wicara utekereze, umugisha inama, umubaze icyo gukora, ufata amasengesho, wiyiriza ubusa, ushaka uko usenga. Ushobora guhamya Imana ugatinda mu kibazo, ugatinda kubyara, ugatinda gushaka, ugatinda kubona akazi, ugatinda ukagira aho ukererwa, kuko mu nzira harimo ibigeragezo, harimo ibirushya, harimo ibizitira, harimo ibishaka kuguca intege. Ariko buryo uzihanganire mu rugendo, ujye ugisha inama Imana izakubwira icyo gukora. Mose rero uyu nguyu ngo Ezira we ngo yarasenze, ngo yabwiye abantu ngo nimureke twiyirize ubusa. Bibiliya ngo yategekeye abantu kwiyiriza ubusa, arabwira ngo nimureke twicishe bugufi, twiyirize ubusa, dusobanuze Imana inzira y'ukuri, dusobanuze Imana inzira y'ukuri itunganye. Ngo biyirize ubusa n'abana babo batoya n'abakuru, ngo basobanuze Imana, ngo Imana yemera kubumvira, Imana irazirikana. Ntago byari byoroshye, urugendo rwa Ezira rwari rumworoheye. Uyu munsi ushobora kumbwira ngo urugendo rwarangoye, ngo sinabishobora, Imana nayo irabireba. Nukuri wabishobora, kubera Kristo, kubera Imana yaguhamagaye wabishobora. Gutinda mu bupfakazi wabishobora, gutinda mu bushomeri wabishobora, icyo kigeragezo guhagaze imbere wabishobora. Rero ahubwo wikomeze ku Mana, urebe Imana, uyihanga amaso, nta kinanira. Mose rero ngo baravuga ngo nimumureke agende, azagwa mu nzira, inzoka z'ubumara zizamurya, niziramuka zitanamwishe, izuba n'inyota n'umusenyi byaho by'ubutayu. Ubutayu urabuzi, burababaza, birishoboke ko nawe umaze kubukandagiramo ubuzi, urabuzi. Ushobora kuba atari inzara, ushobora kuba atari uburwayi, ariko hari ubundi butayu wanyuzemo, cyangwa se n'ubukaba ukibunyuramo. Ariko aho ngaho Imana izahakunyuza. Yahanyujije Mose ngo ahinguka ku mugabo witwa Yetiro, ahinguka mu bakobwa be. Burya Imana ijya yishakira inzira, Imana ijya yishakira inzira, ijya yishakira inzira, izi ko izabigenza. Niko yabwiye Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni ibyiza nta bibi birimo.
Imana ishimwe. Ngo ahinguka rero ku bakobwa bari baragiye b'umugabo witwa Yetiro. Hanyuma ibyo ngibyo simbitindamo ngo nta bahungu yagiraga, ariko ngo abashumba bari babasagariye kubera ko ari abakobwa gusa. Hanyuma Mose nk'umuntu w'Imana ngo arabavuganira, bituma bamwishimira, bamujyana iwabo. Se wabo aramwishimira nubwo yari umumediyani, yari umunyamahanga, ariko ntiyabakishwa n'izuba. Uko biri nawe nubwo utabonye akazi, ariko nta nzara irakwica, ntabwo urambara ubusa. Hari ahantu Imana iguhagutegerereza, hari ahantu Imana igushyira ikaguha kuba utegereje. Birashoboka ko utaragera ku isezerano, birashoboka ko utaragera ku mugambi w'Imana, ariko hari ahantu igenda ikunyuza, bivuga yuko aho igutindije izahagukura, n'izagutegera. Imana ishimwe. Ngo ageze kwa Yetiro, Yetiro aramwishimira, biza kurangira abaye n'umushumba w'intama. Birumvikana ko abakobwa batari kongera kuragira, arabasimbura mu mirimo, ariko ngo Yetiro amushyingira n'umukobwa we. Hanyuma rero cyo nshatse kukubwira ni iki? Hanyuma ngo Mose icyo gihe ntabwo yari agitekereza iby'imvugo y'Imana, ibyo bene wabo bamubwiye bati burya rega turi hano ariko turi ku isezerano. Oya, ntabwo iby'Imana yari yaravuze cyangwa ibyo abandi bari bategereje, we ntabwo yari akibirimo. Ari ahantu bigera ukumva umugambi w'Imana utagisohoye kubera igihe. Buriya abantu benshi batwazwa igitugu n'igihe. Igihe nicyo kibananiza, igihe nicyo kibaca intege. Igihe maze ariko reka nkubwire, kiriya gihe Imana irakibona kandi Imana irakijera. Imana irakijera ikamenya ukuntu ntabwo kuri wowe ni igihe kinini, ariko imbere y'Imana ni igihe gito. Kandi igihe umaze byatumye urama. Birashoboka ko niyo ubona iyo nzu uba warayivuyemo, isezerano ryawe rikaba rirarangiye, kabwita nta deni nyimurimwo, kagucyura. Kuko gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe, gutinda kw'amasezerano niko kurama. Kuko niba ari Imana yavuganye nawe, ntabwo uzava kuri iyi si idasohoje icyo yakubwiye. Kige rero kubera kuzirikana kw'Imana, Mose aza kuragira inka, aza kuragira intama se. Hanyuma ngo aza kubona mu ishyamba Imana igihasanga umuntu, mu ishyamba ry'inzitane, mu gihuru cy'amahwa. Imana igihaba, hahandi nta muntu ugusura, hahandi uri mu cyumba wenyine, Imana igihinjira. Ngo Mose aragiye mu ishyamba. Ishyamba ni iry'inyamaswa, ishyamba ni iry'ibisimba, ishyamba ribamwo irungu, ribamwo intare, ribamwo inyamaswa, ribamwo imvura, ribamwo ubukonje, ribamwo izuba, ribamwo ivumbi. Ariko icyo nshimira Imana igihaba kubera kuzirikana kwayo. Yari mu ishyamba, ntawe baganiraga, yari mu ishyamba, nta filime yarebaga, nta mateleviziyo, nta radiyo, ntaki. Yari mu ishyamba aragiye, ari umushumba. Ariko umugambi w'Imana umuriho, kuzirikana kw'Imana kumukomeraho. Imana izagukomeraho. Ntabwo nzi ishyamba wowe urimo, ishobora kuba ari ishyamba ry'uburwayi, ari ishyamba ry'ideni, ari ishyamba ryo kuba wenyine, ari ishyamba uhagazemo. Nawe hari ahantu uhagaze ukabona uri nk'ishyamba uhagazemo wenyine, ariko aho Imana irahari kandi yiteguye kuvugana nawe. Ndakubwiza ukuri, yiteguye kuvugana nawe. Mose ngo Imana iramubonekera, ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Iramubonekera, iramwiyereka, iramuhamagara, iramubwira ngo Mose. Aritaba ati karame. Ngo yari yatangaye, yumvaga afite kwiyeba, aratangara ati none iri ni ishyano, n'igihuru kirashye n'igikongoke. Nawe hari igihuru uhagararamo, hari igihuru uhagazemo, hari ishyamba uhagazemo, ukavuga uti ariko noneho Imana inyeretse imbaraga zayo. Kandi rega buriya hari ahantu utinze uri kuhabona imbaraga z'Imana. Nawe se yubona Imana ikugaburira, nturaburara, nta kazi ufite, Imana ntibikubonekeye, nta muntu wibye, ntawe wagiye kubeshya, yibona wambara. Use icyo gihuru cyo kiroroshye, Imana nabwo ntikwiyereka.
iramuhamagaye rero iramubwira ngo Mose wikwegeraho, ngo yari amaze gutangara, yumvaga bitangaje. Ati ni ishyano koko, igihuru kirashya n'igikongoke. Hari ibintu byari bimutangaje nk'uko nawe ujya utangara. Ni ishyano Imana impaye abana, ni ishyano Imana impaye akazi. Tekereza ukicayemo, nta so wanyu wakagugejejemo, nyamara abandi barakubwira ati aho hantu wahageze ute ko nta muntu upfa kuhagera, tugiye narakoze gusa ndatsinda. Hanyuma baranakaguhase. Hase wowe kuki bigenda, twe turacuruza ntibigende, ariko giye biragenda. Urumva ni ishyano naryo, ni ikintu cyo gutangaza, jya utangarira imirimo y'Imana. Ntukabibone Imana nigukorera ikintu jya ugira gutangara. Mose yaratangaye, hanyuma ngo Imana yamubwira ati ni iki kigutangaje? Ahubwo kwetura, ahubwo iyeze, ahubwo aca bugufi, ahubwo ongera ushake, ongera ukarabe, ongera uke, nongere mvugane nawe. Genda ukwetura inkweto, kuko ndi Imana ya so, isukubyara ni jye Mana ye. Ndi Imana ya Aburahamu rero, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Iramwibwira ngo Mose aratangara kubera ko abonye Imana. Yewe mwene data, uyu munsi wakabaye utangazwa n'ubuzima urimo, ahubwo nurusheho kurira. Wakabaye utangazwa n'ineza y'Imana, irakurinda. Ufite abazamu bangahe? Ni bangahe bakurinda ku rugo rwawe? Wakabaye utangazwa n'ubuzima urimo, wakabaye utangazwa no gukora kw'Imana, wakabaye utangazwa n'uburinzi Imana ikurinda. Rero ndashaka kukubwira ngo Imana irazirikana. Uyu munsi wongere gushaka Imana, wongere kwivugurura, wisubireho, wongere ufate umusaraba ukomeze, kuko iyaguhamagaye niyo kwizerwa. Hari imirimo myiza wakoraga warayiretse, wari umukristo urumva unaniwe, winanirwa, garukira aho ngaho. Imana irazirikana, Imana ishobora byose, Imana nta kintu kijya kinanira. Mwene data, ngwino ukizwe, ngwino uze kwa Yesu, Yesu ashoboye byose. Imana iramubwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Yakobo, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Aburahamu. Mose arishima, hanyuma iza kumutuma, iramubwira ngo subira muri Egiputa. Imana imusubiza mu mugambi wayo. Yavuganaga nawe kugira ngo yongere imutume, yongere imukoreshe, imukure mu buretwa bwo kuba umushumba, umushumba wa sebukwe. Hari ubuzima Imana ibishaka guhindura. Imana ikuvugishije, Imana igusuye, ntabwo igusiga ukuri. Jya ushaka gusurwa n'Imana, jya ushaka ko Imana igusura, jya ushaka ko Imana ikugenderera, ntabwo izagusiga gutyo. Latasika la bonne foya. Ndagira ngo uyu munsi wa none tugusengera Imana, tugusengera Imana kugira ngo Imana yo mu ijuru yongere nawe igusure nk'uko yasuye Mose. Yongere ikwiyereke, yongere ikwiyereke, yongere ikwiyereke, yongere ikubonekere muri ubwo burwayi urimo. Uryamye kwa muganga, birumvikana wagize ikibazo cyo mu mihogo, ururimi rwawe ntiruvuga neza, rwaragobwe, ariko Imana ikwiyereke. Urwaje umuntu, urabona byanze, urabona uhagaze mu ishyamba nk'iryo Mose yari ahagazemo, hari ishyamba nawe uhagazemo, ariko Imana ikubonekere uyu munsi wa none. Imana ikubonekere wa mubyeyi we, Imana ikubonekere wa musore we, Imana ikubonekere muntu w'Imana, mu Kristo mugenzi wanjye, mukozi w'Imana. Uwo murimo w'Imana ukora urumva ari imvune, ariko si imvune. Komeza inzira watangiye, wahisemo neza. Gukorera Imana ni byiza, ubyibuha wumva, ugashisha ureba. Gukorera Imana ni byiza, ni iby'agaciro. Uyu murimo ntuzawurekure. Niba uri umuvugabutumwa, niba uri umukristo, hari imirimo ukora ya gikristo, hari imirimo ukora yo gushyigikira umurimo w'Imana, ntuyirekure. Niba uvuga ubutumwa, komeza uwo murimo. Niba uri umushumba, shumba neza, Imana irahari. Hari ingororano. Muririmbyi wa 22 aravuga ngo igihe cy'isarura nigishira, umwami wabo azababwira ngo nimuze mwakoze neza.
azabakira. Igihe cyo gukora uyu murimo, imirimo twakoze igihe nikigera Kristo azagaruka, ariko abantu bakoreye Imana bazahabwa ingororano. Imana izababwira ngo ikaze bana banjye, mwakoze neza, mwubatse insengero, mwashyigikiye abavuga butumwa, mwashyigikiye abapasiteri, mwafashije bene so mu nzira, mwakoze umurimo w'Imana neza. Hari ingororano abantu bazahabwa bakakora umurimo w'Imana. Rero niyo mpamvu ngira ngo mbasengera Imana muri iki gitondo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Hari ingororano tuzabona, hari ingororano tuzahabwa. Yesu azatubwira ngo nimuze mwakoze neza, mwasuye abakene, mwasuye abapfakazi, mwasuye imfubyi, mwasuye abarwayi kwa muganga, mwageze mu nzu z'imbohe. Iyo mirimo yose mwashyigikiye umurimo wanjye, mw'ibyo byose tuzabihererwa ingororano. Mureke Imana ikubonekere. Nari nkubwiye ngo uhagaze mu gihuru, hari igihuru uhagazemo, hari igihuru urimo. Mose Imana yarahamusanze, yibuka ko yanze kwitwa umwuzukuru kwa Farawo. Hari ibintu Imana izakwibukira ufite. Hari ubusambanyi waretse, hari ubugome waretse, hari ruswa waretse, hari ugusebanya waretse, hari ikintu kibi waretse ku bwa Kristo. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Wowe niba iki waretse ku bwa Kristo, Imana irazirikana. Imana irazirikana. Ngwino ukorera Imana, Imana irazirikana. Ngwino ube mu nzu y'Imana, Imana irazirikana. Ngwino uyisange, uyegere. Urumva unaniwe, urumva utazi ukuntu umeze, Imana irazirikana. Imana rero yabonekeye Mose, uyu munsi kubonekere. Ntabwo nza uhagaze, ariko ahantu Mose yarahagaze hari ahantu hagoye. Hari ahantu hagoye, yari yaravuye mu isezerano, yari yaravuye mu bandi, naho hari abantu bavuyemwo, ya groupe nziza wagenderagamo, ya modoka nziza, hari ibintu wavuyemo. Ariko Imana uyu munsi ibigusubizemo, ibigusubizemo. Mose yari yaravuye muri bene wabo, yari yaravuye mu bwoko bw'iwabo, aragenda. Nawe hari aho wavuye mu kazi keza, wavuye mu rugo rwiza, wavuye mu mushahara mwiza wahembwaga, hari ahantu wavuye. Imana igusubizeyo, ikwiyereka igusubizeyo. Urakoze Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Hari umuntu ufite aho yavuye, hari umuntu ufite mu byo, hari ibyo yavuyemo. Uyu mugore wavuye mu rugo rwe, uyu mugabo wavuye mu kazi keza, uyu mukobwa wa Kristo hari ibyamuvuyeho. Uyu musore, buri muntu wese umurebe, utagifite ahagaze heza, umusubize mu bwifato bwiza, umusubize mu mwanya we, umusubize mu mugisha we, umusubize mu zuba rye, umusubize mu cyerekezo cye. Hagira umuntu usubiza mu cyerekezo cye. Iki gitondo uhure n'abantu bawe Mwami Yesu, ubiyereke. Wiyeretse Mose, uramwiyereka ngo yari iragiye intama, uramwiyereka. Kristo uramwiyereka. Ugira umuntu wiyereka, ugira umuntu wiyereka. Lotesi karabone foya, ugira umuntu wiyereka. Iki ni igihe cy'uyu mubyeyi, iki ntabwo ari igihe cya Mose, iki ni igihe cy'uyu mugabo. Umwiyereke Romene sika, umwiyereke Yesu, umwiyereke rwose, ubane nawe. Yavuye mu kazi, yavuye mu rugo rwe, yavuye mu mushahara, yarahombye. Mana umwiyereke, hari icyo ashaka kugeraho, umwiyereke Mana. Yarakumenye, yakumenye izina, ntazicogore, ntasubira inyuma. Mose ntiyacogoye, ariko aramwiyeretse. Uyu muntu nawe umwiyereke. Urakoze Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Shyigikira buri umwe wese, shyigikira buri umwe wese, kandi buri umwe wese umuha ingororano. Cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose. Reka mbahe telefone kugira ngo hari icyo umbaza cyangwa se wifuza ko nagusengera mu bundi buryo butandukanye, nabwo twabikora. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibishimire.